Let me take time to greet every person where you there. I think nizera ko mumeze neza cyane ibintu ari amahoro ibintu ari fresh ibintu bicamo ndizera ho muri hose bimeze fresh. Iyi ni amakuru mashya nge ndi Clever kuri kamera zacu turi kumwe na Papi n'umujene mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga mu biganiro bitandukanye ku ma YouTube vuga ubuzima bwe ubuzima yaciyemo ubuzima buri haso ubuzima bubabaje ariko kugeza amagenga ya hari icyo akozwe hari uwo ameze hari Papi mushya hari Papi mubona wambaye Serene Paris meze fresh. Papi umeze neza? Ndashima Imana. Biracamo nta kibazo. Urasa neza today bitandukanye no mu minsi yashize kuno wari umeze. Thank you so much. Kubera Imana. Hanyuma ndagira ngo twongere tuganire muri make ku buzima bwawe wagiye uganira ariko hari n'indi innovation n'ibindi kamvuge nanjye ku innovation hari n'ibindi bishya ku buzima k'umuntu agira ubuzima bunini kuva umuntu yava mu mwaka umwe kugira mu myaka ugize aca muri byinshi of course birumvikana hanyuma hari n'ibyo umaze gukorerwa akakanya kubumeze gutya habizi ko twavuganaga umbwira ati hari umujene ngiye kuri wanyemere support ijyanye ni hari umujene n'ibintu bikomeye hanyuma ngero duciye muri make ubuzima bwawe. Ubuzima bwanjye nakomeje kubuvuga cyane nta gishyashya nyine gihari abantu benshi bamaze kubibona rwose benshi cyane. Ubuzima bwanjye bwari haso bro bufite ibice bitatu ubwo hari haso ya mbere nabanje nako hari ubwiza nabanje kunyuramo nk'umwana mu muryango then maze gukura nza kwigira bya bindi nk'iby'abajene bose uzi nyuma yaho nanone Papi nagarutse neza nyine kubera Imana agarutse mu bundi buzima icyo uzaba cyo ntabwo kijya ariko abantu ntibakabyumve mu buryo buri positive gusa n'uburyo buri negative ujye ubyumva ushobora no kuba uzabimbwa naho bijya naam hanyuma mukanye tuganira urambwiye ngo ari amashyamba nabayemo imyaka 3 why not bro 3 nakubeshyaga bro kubera ko rya shyamba ryo tureba hakurya SFB ku bantu batari kuhareba n'ubundi ya shyamba aribaye mu mwaka umwe ako si mu ishyamba ari mu kigo cya kaminuza please nahabaye mwaka umwe 2 année scolaire 2018-2019 dutangira journalism na communication ko baje gushiftinga bamwe bakabazamura nagiye mbivuga mu biganiro byinshi ariko impamvu mvuga buraribayemo nimba najyaga nibeta baduhaye agapoze ishyamba nkarikata nkareba uko rimeze urakoze kubyumva. Hanyuma ufite ubuzima bunini waciyemo especially tugaruke kubijyanye urihangana nze kubivuga kubijyanye n'uburyo wisanze noneho uri gukoresha ibiyobyabwenge nabivuzeho cyane ndagira ngo tubyinjiremo ko njye hari ibibazo tubyinjiremo cyane wari wansezeranyije ko ibyo bintu utabibuze kubizana ariko ndakubashye nta kibazo bro ukuvuga in summary n'ubundi nizi ndimi nize summary nize journalism zigukora summary ntago wagenda nyine wenda uri nk'umunyamakuru ngo uhere kuri ABCD uzageze kuri Z cyane ko wize itangazamakuru n'itumanaho yego muri summary nisanze muri ibyo bintu ni cya Kigali cy'abapete bo muri secondaire Kigali cy'abapete bo muri secondaire kinjyana muri ibyo bintu mbanza no kubyanga buriya naragigiye ndi n'umuntu wabyangaga mbere ko yanakuriye mu muryango w'abakristo abarokore ADPR ndanabatizwa please hanyuma yire kubera ku mashuri baduhaga ubwisanzure runaka it was 9 years basic education nagiye mbivuga cyane ari ukuntu rero batubwiraga ngo muri mwakoraga babyita gonginik kwiga atari igitondo n'ikigoroba ntago ari saa 10 kugeza saa 8 mwatabaga mugaruke muri etide iyo etide rero niyo yateye ibintu byose tu niho nahuriye nabo bajama bagira nkabanza kubyanga mbibona nk'ibintu by'umwanda nanabyanga cyane nyine ariko nyuma nza kwisanga mbikoze buri Kigali ni kibi attractive ntago wafata imbaraga uzashyire ku munzani urebe abajama 7 nimba nshaka kubajyana mu gakiza bari 7 bashaka kunjyana mu nzira y'ubuyobe
byanze bikunze iyo ngumanye nabo nyereka uwo mugendana mubwira icyo uri cyo iyo ngumanye nabo birangira banayemo nuko banayemo ni ikigare tu niko nakubwira. dusubiye inyuma gatoya hari amwe mu makuru nagukozeho mbere yuko dukorana dusubize yego nagushatse mbere yuko dukorana ikiganiro nabanje gushaka amakuru yawe papi kera kiri umwana hari umwe mu nshuti zanjye mwakuranye ni mwabanye bivuze byose tu ni umukobwa tu n'abajama basigaye bagira amagara okay yabikubwiye ariko atambajije kera nanabyivugiye n'ubundi of course ku ma TV menshi nagiye mbivuga kera mukiri muri primary mwarabajama batatu bazi ubwenge muri quartier babahanga kabisa babahanga yari wowe yari undi mujene uba hanze sinibuka izina rye ndi kuryibagirwa yari n'undi mujene ukora nawe itangazamakuru ubu ngubu yitwa Janvier ni duhura sigaye nkora gym ni duhura naribi komeza umbwire ntacyo icyo gihe mwari ari mwe muzi ubwenge muri quartier cyane ko nkiyo nta kintu mwaburaga ni support yo ku ruhande yarazaga bitewe n'uburyo mwadominaga umwe aza kugenda ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika undi wenda nawe harahosha akazi ibyo bintu byaba byaraturutse mu byakwangije byo kumenyana nawe byo kuba se ndi umuhanga cyane ayo mahirwe kuba abandi baragiye nkasigara oya sha nkubwiza ukuri ntago aho narindi ntago ari habi agiye mbivuga cyane ahantu narindi ntago ari habi hari n'uwambwiye ngo ese ni depression ngo n'ubuzima bubi oya bijya gutangira it started from nothing from myself ntago byatangiye ngo n'ubuzima bubi yaho nuko abandi bajene bansize quartier bigereza Amerika nahe oya yari amahitamo yanjye kuko narabanje kubyanga nyuma bari bakamwe se bijyo wawigira sha byo ni ibiki wawigira birangira nanjye nisanishije nabo nyine turi kumwe still cya kigaru urumva kiragaruka nama hanyuma ugeze mu buzima noneho just utangiye ikigare wakinjiyemo watangiye kubaya watangiye nyine struggle life for drinking reka ariko mbivuga sibyo ukigeramo abajene mwaye muri kumwe maginga yabo bameze bate barabikobeje nago naba mentioning wenda ngo buri wese ameze gutya ariko nka 80% bro nabapeta ahubwo bandushaga ubwenge nubwo niyemeraga ngo bakora ibintu bya fake nyuma nanjye nkabijyamo ntabwo ubu ngubu abo mbashije kuba nzi dufitanye ama contact uyu munsi cyanzi n'imiryango yabo kuko bari abantu bo mu rugo abo muri quartier abenshi ntago bameze nabi harabagiye babyigobotora arabakibikoresha I'm sorry bambabarire gusa batari ku rwego rubi abo nabashije kubura cyetse nk'uwapfuye cyangwa wenda uri muri gereza nongeye kubona ariko nka 80% ntago bagiye baraburiza 20% niyo yaraburije nanjye nari ndimo ariko uyu munsi you see it's different ntago bose baraburije hanyuma ubuzima bwo gufungwa noneho ndashaka tubwinjiremo bwimbitse ugiye kunjyana mu buzima bw'ishene bro iki kiganiro dukora hari umujene wari waritakarije icyizere sibyo ariko aka kanya nyine kakibona akavuga ati all is possible sibyo biracyashoboka haro bifasha n'umuntu ushaka gukurikira ikiganiro ari ishene akumva ko hari ikintu bizatanga tujye twinjize mu buzima bw'ishene but I'm confused uko ishene hari ibigo ngororamuco bajyanamo abantu nabyo mbyita ishene ako hari n'ishene nyashene ujya mu rukiko bakagukatira neza ubwo wakatiwe we ntago nzi ukuntu namubwira cyangwa ariko bano mu bigo ngororamuco n'iki nababwira ikintu kimwe whenever you come back bro nuramuka igize imana ukabona uragarusa determination plus hard work minus laziness equals to success reka mbisobanure ku bantu batumva ikinyarwanda determination banza wihinego ubyiyumvemo wumve ko ibyo bintu wabishobora hanyuma hard work bikorere rero cya kintu washakaga
gikorere uvanemo ubunebwe mvuga ngo uvanemo ntago ari imbaraga nkeya nyine za nzozi zawe kutazica amazi wumve ko bizaba ntabwo mvuga ibintu wenda ngo byo mu bitabo n'iki ni ubuhamya bwanjye nanjye niyiziho hanyuma ibyo bintu bizakugeza kuri success ubuzima bwanjye bw'ishene ntabwo nakoze amashene arenze mani ni mu ngororamuco kwa Kabuga wagiye umara igihe kingana iki namaze igihe kinini nk'amezi nk'atatu amezi namaze menshi sirigenda hari abo bita ngo mu ndege haba hari abo bita ngo abadangere dangere urumva niba abajama baterana abantu ibyuma baruharwa uhuye n'umumere utwite ku muhanda umwatse phone umutaye muri rigore bari abo bararenze yeze ko ari bya byo kunywa nyine utwo dutabi n'iki ariko nibutse akantu kamwe bro gusetse bigeze kumfatira mu gashyamba ari guteba ibiti buraduturiye pinusi hejuru za mu Kigali abajama baranshuka tujya gutema ibiti kandi ndakana wewe uzajya uducungira kuko harimo abantu barinda nyine iryo shamba ibyo biti cyo gihe mwabikoreshaga iki turabigurisha n'inkwi cyangwa amakara oya nose turatuzumana twuzuye kimisagara tumanitse kuri ya musozi badusenya bongera batuzamura kugira ngo uriya muntu afite ari amafaranga yo kurabira ibintu byose nuko abona ibiti by'igihumbi 2 yubaka ejo bakabisenya afite ayaha abantu runaka ese mbyite ruswa urumva urabona wowe nimba uri mu mudugudu nkaguha wahita umamagarira igitifu w'akagari nawe nimuha murahamagara n'uw'umurenge n'ibyanga bicera imbibuze muragasenya ejo bundi nongere nka nzamure mvuga ati nayabonye urumva nizo kata twabagamo muri icyo gihe ariko ntabwo nakoze isheni ya dande navuga ngo ni isheni baragushutse warugezeyo baragushutse tugiye gutema ibiti by'uducungi narakana nyine baje of course actually ni isheni ya mbere nakoze umujama witwa Parido rest in peace ku bantu bari burebe kino kiganiro bamuzi yari umugenerali w'Igikondo wari wo bita generali abayoboye igipangu cyose ariko ntago barafande abari imfungwa mwene wanyu ariko ubareberera mwese uvuga ibibazo byanyu kuko ni ikigo ngororamuco niyo mpamvu nirinze kubyita nk'ishene ukuntu ishene ya danje nizira zimageragere naye uwo mujama niwe ngezeyo Igikondo bwa mbere nari nagapeti cyane 2012 urumva nari umwana muto ariko nari mfite imyaka yo kuba nanafungwa n'umuntu niwe wavuze ati uyu muntu wanditseho ngo kwangiza ibidukikije mu mucyuro nabwo nari maze iminsi mike niwe kuko we arabacyura abategeka uwo muntu aba ari generali nyine abategeka ku buryo ashaka kubwira ubuyobozi bw'ikigo ngororamuco uyu atahe usibye ibyo byonyine niwe ushyiraho ureberera abarwayi abaha amazi yo koga kuko afande w'umupolisi ntago mwahura uwo mujama niwe ubukenewe azavuga ibibazo byanyu harimo abantu barwaye asima bashira ukwabo batabura umwuka hariya ni mu kigo ngororamuco bagira n'umuco mwiza pe abantu bagira igifu ntago barya ibigori hari abateka n'imboga n'umuceri n'iki ni rehab isanzwe uwo muntu nyine urumva ababakuriye agenda avuga buri kibazo cya buri muntu niwe bamwita generali nyine w'igipangu abafite n'abandi bamwungirije inzego zigiye zimanuka kugeza kuba bita konsi ubwo konsiye abari urabona igihodi urakizi dusobanurire igihodi muri kiriya kigo abari hanini none hagiye harimo ibice igihodi ni ukuvuga wagiye muri doro mu maklase ni muri doro aho murara doro imwe doro indi doro yindi hari rero haba hari ibyiciro ngo hari idoro y'abantu ngo kwangiza ibidukikije turajya bwenge dutoya n'ibiki ubwo hari yindi ngo y'abajura hari yindi ngo y'abatobora amazu n'ibiki hari n'ingo y'abadangera aho bita abadangera bitamo mu ndege usanga ari nk'ibintu nka 5 bitandukanye ntago babashyira hamwe ntago bazamfata ndi kwiba igiti bankire hamwe n'umuntu washikuje phone cyangwa ateye umuntu icyuma baba bitandukanye hari igihe cyageze noneho umuryango kuvaho gucikaho nyine kubera warayedo I can't say ko banciso burundu ariko icyo navuga cyo narabarambiye nanjye ndabibona gusa abantu narambiraga hashiraga igihe riburi nagera muri ya tenke ngoze nk'ikindi kintu maybe nangiye kwiga itabi bajya bamfata nafata nimero akavuga ati uwo muntu ndamuzi urumva iyo bari kuncikaho ntabwo ari kuva ndakuzi ariko hari igihe cyageze nyine mba apart
urabona njye mfite abavandimwe bari munsi yanjye kandi umuntu waturebereraga n'umwe kandi nawe ni umubyeyi afite n'abandi areberera ubwo urumva kutureberera twese icyarimwe ntabwo yari gusiga umwana uri kugira amanota meza ku ishuri umwana bari kujyana gusenga mu barokoye n'iki ngo aze kujya kureba papi ngo wanywere urumogi bafatiye ku muhanda nijoro umukwabu ngo adafite irangamuntu ariko ntabwo navuga ngo ni ukumvaho nyine bashyizemo agapoze ndabanza ndimenya ndasitaragoringa umutwe urandya nyine tu icyo gihe bari barashyizemo pose yego ako gapoze karimo papi wiyumva gute wari wumvaga kuri wenyine wari warwaye wenda depression nyine wiyumva gute muri iki gihe ntabwo ari depression cya feel lonely ahubwo iyo pose yajemo yatumye mba nabi kurushaho gute rero urabaza uri umunyamakuru kabisa grand frère iyo pose yatumaga numva ngo baranyanze wenda sinayivugira kuri TV ariko hari n'igihe nawe aravuga ngo ducire muri make hari uburyo utavuga ibintu for straight sibyo ariko samari y'uburyo ku buryo nuhaye message akanya nago turi gukora ikiganiro cya Factor Your Family turi gukora ikiganiro cyomora imitima y'abantu runaka n'umuntu uri muri life imeze gutyo akumva ko bishoboka n'umuryango utumwana rero kubw'ibiyobyabwenge akumva ko sometime yakongera akagaruka mu buzima akaba umuntu mwiza agakora igihugu ndetse na family tubwira icyo gihe none icyo gihe muri pause yewe ibiyobyabwenge byanteraga kubivuga nabi ariko nyuma naje kubona yuko hari igihe umuntu ngo sohoka mwirukanye nk'iwanjye n'urugero aho kubera hariho rido wewe wasohoka ngiye ngaguma inyuma ya rido nkureba kandi nakwirukanye ngaguma inyuma ya rido ndeba inzira urimo uracamo usohoka ugenda wasohoka igipangu nkaza nkagara ku gipangu nkareba ahantu urengera even nkanagukurikira ariko wowe utabizi ko ndi kugukurikira ngo urebe nagendaga nitotomba baranyanze n'abakire ntibanyunganiye iki nyine nkumva ndabanze byata ariko babaga bandebera inyuma ya rido ku buryo n'akantu gato gakomyeho nabonaga baje kandi nari nzi ngo ko banyanze muri iyo pose numvaga ari nk'abantu bantereranye bantaye yahuza niko bavuga bantaye yahuza of course bantaye mu bigori ariko babaga bandebera inyuma y'irido bakurikirana hafi nanabashimira cyane kuko n'uyu munsi y'abatababo iyo batandebeye nkuko nabitekerezaga ngo baranyanze completely yaba ariko byagenze n'ubu ntabwo sinzi nyine uko bari kuba meze kuko najyaga mba ndi wenda muri izo ngororamuco nkabona baraje pe kandi nari nzi ngo baranyanze gusa navayo akambwira ntabwo ugaruka mu rugo n'ubundi dore still cyese nimba bumva beyemeje kureka nk'itabi cyangwa iki ndabiretse n'ukuri nkarahira tukajya no gusenga umunsi umwe ibiri ku munsi wa gatatu yandekuraho gato nsohotse nkwanza numye ngo gasantere guhaha nkahita mura na wa mujama wa kera bimeze bite shumi yanyu ni sabo nose nkukorera ibini yaje narabiretse maye niki ngo besara bimenya gute kuramo umwe uhita uhekenya tungurusumu nkagira ngo wa muntu ndi bumurusha ubwenge naso yakambwa ati still uracyameze kwa kundi wambabariye ko mfite akazi kenshi nanjye urabona nubwo unyita ngo ndishoboye mfite iki ariko mfite abantu benshi bo kureberera ibi bintu ko wansezeranyije kuzabireka ati ndabona unca amazi nyine agasuzugura urumva nge niga ibutare abanyabutare ko navuga ngo agasuzuguro niko rwango agahita abona ko ako gasuzuguro muzanyeho ari rwo rwango n'ubundi still n'ubundi nta gahunda mfite yo kumwubaha cyangwa yo guhinduka bikamubabaza ndavuga ati go your ways nanone bajya gasubira ariko urumva ntago babaga bantaye completely ntago byabaga ari burundu iyo umuntu yanyweye ibiyobyabwenge aba yumva ari strong bro aba yumva nyine akomeye ari we wa mbere ariko iyo bimushizemo hari ugutekereza kundagira iyo duhe isura noneho wabinyweye uri kumva like uri Krishna uri kumva cyangwa se uri Jetri noneho bigushizemo bro binshizemo reka mbiguhe mu ijambo rimwe jewe ndaza kunywira ya boro numve ndiriri wine cyane narimwe ndi kure ari indirimbo yiwe ako niza kunshiramo shamaye nta nubwo ndi wewe ndi nkandese habe na kivumbi rarago muciye amazi umusaza ararenze ako nukuvuga ngo wowe ubinywa wumva uri strong iyo umaze kubinywa kwanza man nza abantu benshi babinywe urumva ingingo ziba zigushyigikira
nzi abasitari benshi bagira ute no mu mavideo babona bakiriho ntabakire n'ibiki urabona nabo bararenze ni ariko iyo bigushizemo ukisanga handi uri wenyine utangira kwicuza ahubwo ikibazo ni iki ko wicuza bya bintu none Imana imbabarire ntago nzongera kubera ikibonye andi mahirwe ibindi biceri nanone undi muntu ukugiriye impuhwe still kuki usubiramo usiko bajya bava mu barandoze ariko impamvu naje kuyimenya nakubwiye karo kaje naje kumenya impamvu ya biriya bintu mwabajene mwe nago makanye ngo ibirozi ntago bibaho abantu muri kunyumva rwose binabaho rwose umwana barandogeye nuko abamere bavuga umuntu baramuroga pe ndabyemere ariko ibyanye ntibyari ibirozi we kuri wiyumva umaze kugira nyuma yaho ukaza gusanga uri kwicuza ejo wabona amahirwe nanone ukongera nejo bundi ukongera hari igihe wenda atari n'uburozi uzi ikintu gishobora kuba kibitera umurengwe ukaba ufite umuntu uhora uguheka bigatuma uhengeka ijosi n'umuri ninsimbuka ntabwo ndi bugwe yazi ndabizi baranterura komerezaho hari igihe uzasimbuka naba hari uhita uturika hanyuma umuntu wese wanyweye ibiyobyabwenge hari ikintu bimwongoza bro like njyewe iyo nyweye ibiyobyabwenge numva nshaka kuririmba iyo nyweye ibiyobyabwenge harimo nabo byongoza kuba bashaka gukora imibonano byaba bidakunze kaba yamuhata sibyo we iyo wabinywaga n'iki kintu wibagirwa byagukore utakibagirwa byagukoresheje bro nyine kiganzaga kuri wowe n'ubwibone byanteraga ubwibone unaniwe kubyumva reka mbigusobanurire ibiyobyabwenge byanteraga ubwibone burangiye sinakundaga n'inzoga cyane itaba ahubwo ganje urumogi namaraga kurunywa nkumva ko buri muntu wese ari kundeba yumva nibyo ndi kuvuga byose birumvikana nkumva ni njye wadanje tu cyaneraga ikintu cyo kwiyumva ko ubwibone uri kumva cyari cyo nkumva nta hantu naca ngo banyange ntawe nabwira ngo ntiyumve dukuvuga ngo aha urakoze cyane nkumva muri crew ndimo cyangwa ikundi turi kumwe n'ingewe kiyongozi byanteraga ubwibone kandi se sha ubwibone nabwo Satani yazize mu ijuru nicyo cyaha cya mbere cyabayeho mu isi no mu ijuru yego hari abavuga ati ngewe ranyweye ibiyobyabwenge nshaka gusambana hari ibyo ngiririra ari sasa ntari nsanzwe ngira nibwo ntinyuka iyo nkwaga ibiyobyabwenge niki kintu watinyukaga gukora ariko mu buzima busanzwe uri normal utakoraga ngiye ku by'abakobwa ari abagore nakoze mbitinya nyine ibyo byo ntago byari birimo kubera ko n'abantu banzi rwose bazashyire muri comment nibabona kino kiganiro ikintu cyerekeranye n'igitsina gore ahubwo nibwo nahitaga ngira ubwoba bwinshi kuri ibyo bintu ahubwo ngiye ikintu numvaga cya danger ikindimo numvaga nyine ndi umusitari nakubwiye bwa bwibone bati niyo navuga ijambo rimwe rira trending namara gushyiramo cya kintu bamwe batawunciye hose n'ubu bari kundeba wana nkumva muri classe y'abana 150 ingahe ati n'umuri se kwa igiye buwambe buri abaranzi wana ukantu kubwibone kumva bari kundeba kandi ntago ari keza ari akantu buri ntago ari keza kwiyumva ko wowe aho kugira gukora ibyiza bakubone ahubwo bakubone muri ibyo bibi wakoze nicyo kintu kibi numva byaneraga aho by'abagore riki no kujya kwiba ibyo byo ntago nigeze mbitestinga nabyo nzi hanyuma umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge bro ari revagira kumva ashaka kwiyahura we kuri we ibyo byigeze bikubaho bitiye kwangwa nyine kubabura ariko none ukagira kuri revo ugashaka kwiyahura I once tested that yego none nyinjizamo icyo gihe wakoresheje iki I tested gute I once tested yego narabigerageje nyine ndi kubyumva none twinjizemo wakoresheje iki namweye umuti y'imbeba narabigerageje kwiyahura ngewe I'm telling the truth ari gihe cyageze nyine mbona bya bintu byose nibwiraga bitagihari hahanda ariho ngumye registre maze kuyuzuza amarap nkabona Simba ya Riderman nkabona Simba ya Bulldog nkabona singiye muri Tafu Genge nkabona nta nubwo mbaye umuntu muto ya w'icyo gihe muri iyo myaka it was 2014 ndi muri Ekoze Musambira
ejo bundi hashize imyaka 12 bro. Koze umusambi yawize kwa Roni. Kwa Roni w'umudivantiste so muzi igipapa kinini aha narindi no muri korali hako twava kurepeta nkaca inyuma y'ishyamba nkagira buriya ntuzabona umuntu wese usenga ngo niko atagira baba bafite ingeso nabo. Icyo gihe nibwo washatse kwiyahura 2010. Narabishatse nabaga muri getano bita ku ishusho. Ku ishusho na pani giye mu Muhanga ku ishusho ruguru yo mu Gaperi urabona ahantu bita mu Gaperi muzame ruguru ahantu ndetse ku ishusho ari n'akazu k'amazi nyirako kazu k'amazi uwo boss niwe nabaga mu nzu yiwe. None icyo gihe ntago mbicamo cyane nyine ngo njye muri details ariko nyine maze gushwana na sister ambwiye ati byanze ibintu uri murakora byapfuye n'ibiki no ku kigo banyirukanye nanjye ibaze ku ishuri barakwirukanye nta mikino bafite nanjye ntugaruke mu rugo n'ibiki kigo kibamo ibirara byinshi ariko kinigisha cyane. Nagiye mu rugo ndabaza fata widi arukuru kuroringa urabizi ndayikora ndabaya imaze kunyuzura njya kuri karisiye ruguru ngura umuti icyo gihe bari bakicuruza ubu ngo ntabwo byemeye numvise babivuga mbere bavuga ngo ntabwo bakibitanga nini aya ndabugura bro ndaza mutara mu mazi ndabu arabunyweye bati nipfire n'ubundi birangira ariko sinapfa numbaza ibyabaye nyuma yabo abaje kuntwara n'ibintu nari nagaruye by'ibifuro no kwa muganga n'iki n'ukuntu wa muntu wari wambwiye ngo sindi buhagere wowe ntago ari sister wanjye undi mujama twabuzaga n'umupapa bita papa mucyo ari inshuti yanjye yarare kugisha inama kugiye kwiyahura wapi ati nari namubwiye ahubwo bagiye muri phone yanjye nari mfite gihe nari mfite aka Blackberry muri iyo minsi buri nyuguti iri ukwayo rije rerekaga abana ngo iki uraboneye koze yari ifite externe na interne je nari externe mba muri ghetto ariko ariho nigabo hari abandi bari interne rero babamo yego ni Imana yabikoze kugira abantu bahagere bavuga ati uno muntu ubu ni icyenda gupfa ndi kwigaragura mu nzu umuntu ushaka kwiyahura bakugaruye ntago wabikunda neze ko nari mbikoze mbishaka ko imiti yatangiye kumfata nkavuza induru umwana baye dapfuye mu gipangu nyine umuntu araza arabireba. Of course iyo story no mu rugo ntago bari bayizi ariko ubu barayibonye ndabizi nabyo nzabisobanura ariko now I'm on my own. Ntago byigeze icyo gihe bigera kuri famille ushaka iyo bamenye iki se ko bamenye ko ndwaye ndi kwa muganga gusa baraza kugusura icyo gihe baransuye noneho bababwira gute cyangwa ari wowe ari kwa muganga bababwira ko warurwaye iki babwiye ngo baturogeye mu nzoga ahantu twanywaga urwagwa nyine stili cya kinzoga kirongeye ahantu twanywaga inzagwa z'inyarwanda muri karisiye ati hari abaturogeye mu nzoga n'ingi ati bakuroze wenyine ati hari n'abandi bana nuko bo bitabafashe cyane n'iki nuko nisobanura ariko urumva je narabaye urumongi ramwe ati n'umundi abantu barakwanga iyahure mwana vamo n'uwe ntacyo umaze kwisi. Hanyuma none tujyane muri life your summary life ya high school life none ya university ihuye ku gicumbi cy'itangazamakuru reka ariko iwe narageze nsanga na ahantu bahuriza ke nagiyeyo zihuye nk'ibiyobyabwenge nabyo byongerewe none ugiye ku developer ahantu uri independent cyo kintu ko wakigaruye cyane bro uranyivuga nyine mbabaye ariko aho na shifted narabirese kukivuga ntibikanira agahinda bijye bintera ishema. Umunyarwanda iyo ugiye gukira indwara of course urabanza ukayirata narayirase iranakira bumeze neza sinzi nimba uri kumbona urabona nabaye se ari ukuntu ubona uri nk'intare ukanye ukaza kuba nk'ipusi kavuga ukazaza kuba imbeba narageze mbona ni nk'imbeba ariko still nanjye nka performing ibyanje nabo baga performing ibyabo. Hanyuma papi ukora ikiganiro ejo bundi kira cyambere wakoze like Uber brand reka bivuge Uber brand still you are cyambere cya Bikumitive yego right cyaje bansanga ku muhanda Uber brand kiriya kiganiro because n'uburi brand ariko Uber brand bivugwa ko wari wanyweye ibiyobyabwenge kiragiye yego bansanga bwa mbere izi ngo twahuriye ku muhanda yego icyo gihe nari mvuye gutwaza umujene amakara
uwo mujene shani n'umwana mwiza ahandi bayajyanira turuwasa uwo murara yaramaye 5 yaramaye 500 ambwira ati papi cyane no 5 nawe uzibereho ayamana ari mfite ahandi 700 nararanye icyabiri hari inzoga bita icyuma urakizi bro icyuma ndakibona nahise nkwamo icyuma kuko kigura icyabiri ubwo urumva mbere yo gutekereza ibiryo nahise ntekereza icyo cyuma maze kukinywa hashize iminota nashonje ubwo iyo umaze kukinywa nkanjye urumva umuntu wari yarakoze biriya bikoresho byose nakubwiye mbere nagiye ncamo ntabwo kamwe kamfata maze kukinywa nibwo nari nicaye nyine ntegereje akandi kazi mbona abajama baraje man n'amakamera n'iki hari umujama bari bazamukanye ahantu w'umukarani w'ibisarubeti by'ubururu by'icyatsi by'ubururu baza bamubaza ibintu mbabonye initiative buri uzigirira icyizere bimwe navuze determination narababonye ndavuga ati bano bajama byanze bikunze ibintu barimo ni ibya YouTube nahise mbitekereza nahise uwa mbere yaragiye ajya kuvugisha wa mujama ndashimira umupeti bita MC Thierry Golden uwo mujama ndamushimira byata kuko niwe negereye kuko wari ufite amakamera we ntabwo namurebye cyane nahise negera uwo mujama ati ariko njyewe rero buriya n'izitangazamakuru kuri kaminuza buriya nabaye akaganiro keza MC Thierry Golden niwe yahise avuga ati uriya mujama reka tumureke hanyuma wowe tugukoreshe bakinkoresha rero wahise ubona trend hanyuma icyo gihe kuba wanyweye ibiyobyabwenge wanyweye inzoga of course uragafuri ugakora ikiganiro kikaba trend ntabwo byavuze ati noneho ibintu byose nzajya mbikora natayemo hoya nese ni mu boss yambonye ndi mu buzima bubi akamfasha namara kumfasha nkaguma muri bwa buzima ugira bazishima hoya none se ubu cyagiye ko nta n'amafaranga nari mfite ubu nakigurira pe ariko ntako naguze ngo nkamwe wabwiye ko dufitanye gahunda nanga kubikora pe wize itangazamakuru hari abajene mwiganye noneho ubu ngubu nyine ubu ari abanyamakuru mu Rwanda cyangwa niyo yaba ari hanze narabavuze uragiye mbasubiremo yego ngenda shaka umupira cyangwa uragiye mumve ko nabeshyaga abanjye yego reka mere ku muntu wa Danje uri mu bintu bya Danje kandi twari n'inshuti cyane Gato Marceline akorana na Turasinze Bright RBA yego kiganiro cyo ntabwo nyibuka neza ariko uramuzi Isenge Erwa TV1 Ineza Isaac wowe twaranabanye muri quartier ko yaje gutura ahantu nabaga akajya ambwira ati wowe ntujye kumvomera ku mafaranga bawe mu rugo urye ukarabe yagiye amana udusitire twinshi nka turye ndabwo mwiganye Huye nabo nyine ndi kukubwira yego Ineza Isaac Uwineza Isaac Gato Marceline Uwikeza nkaka Yvonne uri Nyaminga this guy Isengero wanamuvuze kuri TV1 ni benshi bari muri reba umuntu bita Shadu 250 yego Shadrack yego ramuje we yari nishumi yanjye none sino kwigana gusa we twari n'inshuti cyane yego aho rambwira n'ubundi ya story basubiragamo waretse ibyo bintu ukazatera imbere hanyuma aho ubereye trend aho abaye basi aho ukoze ikiganiro muri YouTube abantu bakumenyeye hanyuma umuryango wawe wo warakugarukiye bro mubanye mute nyuma ya trend nta kintu ndivuge ku muryango wanjye ndavuga uko mubanye nyuma ya trend nuko nyegereza no kuma intama nuko mbwira ati ibyo bintu bigendemo gake turabizi ko ari byo wize wanabikora cyane ariko kakujarajara guca hirya no hino banza wicare utuze Sabe uramuzi ku Isimbi TV umurungi Sabe uramuzi mfite sister wanjye wageraho niwe bavuka nahubwo naga ni njyewe kubera ko yaramwe icara utuze banza y'ukwezi maybe 2 wicara utuze ibyo bintu kubera ko ukuntu wari usanzwe umeze nuzana hit nk'iyo ngiyo ugatrendinga gutyo ugashaka guhita ubiremereza kwa kundi ntago ntago byapfa kuguhira umuntu ashobora no kugutera inkunga ziko wenda ari ibintu byawe bigiye kugufasha bigukure mu buzima bubi bigushyire mu buzima bwiza ugasanga ahubwo nibyo bikwishe cyane umuntu yaguha wenda nk'ibihumbi 500 cyangwa nk'akamiliyoni yumve ko ari ubwiyemera byabaho gihumbi $1 ndaga ari ibintu bya Danje aho kugira ngo bikugirire akamaro ukimeze gutyo bigahita bikwicara utuze barambwiye icara utuze ubanze nyine utuze abajeni mwabayanaga cyangwa mwanywanaga ibiyobyabwenge akanya bagufata nk'umwiyemezi iyo uhuye nabo bro niki kintu cya mbere ubabwira hari uwo ejo bundi
nani mvuye ahantu hari umubosi warambuye unze kumureba Karuruma turebe nyine amarocation twazaza dukoreramo waje n'iki n'ibintu link z'akazi ziba zatangiye bosi yahise anyihera utuntu nyine dukeya navuze mu izina ariko baranga baciye ahantu ndanagira muye na babajene ngeze quartier batamo nyine ntabwo nari kubura kubatamo ako nagwa batemo nawe ni witemo nawe urumva wita nabatayemo ngo ngafanta aya urambeshye nawe nkubeshye ntabwo nanyweye inzoga nabatayemo nywa fanta ariko byaje kugera n'igihe yumva kuri radio Rwanda bavuga ngo nta yindi fanta igaruka kuri hano meza kugira ngo mbereke ko nyine turi ku rwego wari uri kunywa apana icyuma noneho hari akantu kiyubashye ukuntu ariko aka whisky nimba atarakarika anamo gakeya muri fanta yanjye icyo cyanda gisabira imbabazi ku muntu uri kundeba wese kugera no mu rugo byabaye induru n'ubu kugira ngo nze hano ntabwo nanze kubiryaho man kubiryaho kuko abenshi banandushaga n'ubushobozi dukora ibyo bintu apeti bazakavukire hirya iyo bafite ibikindi by'abangwa confuse zingaye ngo ugeze yari kuri TV n'iki ngo utangiye kwiyemera yamwereka ko nari kwiyemera nkurami babyita gukuramo ibirapana mu itabi ku nzoga giye bati nsukira bo bitangura bibiri ariko ntago bivuze ngo nukuvuga ngo abenshi nanabarusha ubwenge nibabona ari iki kigaro bazayibona ura mwabona gatuba yana mukagira mani ngo niki ntago ari ukwirya je mbarusha ubwenge cobara kukwereka ko nkukunze kandi ngakora ikintu boss wanje yanga kandi na boss wanje tukagumana nawe tutashwanye ntango macha kwirya ku muntu ngomereka ko imande ebyiri magomba kuzigumana mani ubwo bushobozi ndabufite kandi trust me ubwo bushobozi ndabufite bwo kugumana boss w'umurokore na wa muraranje twabanye ku muhanda ubwo bushobozi bwo kubagumana ndabifite nakoze psychology na philosophy muri journalism bibamo kandi nari mwiza muri bya was good in that hanyuma dusoza papi dusoze pe nuko ubuzima Warambi ubuzima bwose waciyemo bwa haso especially ubugaruka kubwo kwikora tujye dukoresha slang nabo bumva yego kwikora kubaya kunywa ikiyojya gucoma yego iyo ubutekereje bwose maginga ya ubona wari warahombye iki nari narahombye iki byinshi reka mvuga iki ngenzi buriya ntago abakire bakunda umuntu unywa itabi usiko buriya boss niyo nawe yaba ari nywa muri bathroom yiwa ahantu aba muri apartment nk'ingi reba ahantu twicaye boss ashobora kuba mu hara hejuru nawe arimo ako yakubona uri nywera ku muhanda akagusha amazi ati peti ibyo bintu urimo ni ibiki kumi nawe ari ariko kwaje ibintu byose bigira ibanga cyangwa se nimba wakoze n'ibyo bintu ujya kuri public mwana ujye kubyereka abantu nk'urugero ubu ngubu ngiye yonza kugotwa ngasoma nko kukanda ntabwo nari kuza imbere ya kamera gukora iki bambone gira ibanga ariko nanone kugira ibanga sibyo byadanje bireke nimba bikunaniye ugira ibanga Yesu yabwiye abigishwa ngo nyine nimba utabashije kwifata giraho gakeya ahubwo nako mwibanga so abenshi iyo babinywa baba bumva nta cyizere cy'ubuzima aho ugarukiye sasa ubiretse ubonye aba supporters bagufasha ukuntu hanyuma urumva icyizere cy'ubuzima bwawe kigeze kuri kangahe mu buryo bwo kwikora kubaka ubuzima kuba igihe kinini kureka ibintu icyizere cy'ubuzima kuri papi Lena kingana wari wambeshye tugiye kurangiza ikiganiro reka musubize nari nizeye ko iki kibazo ari icyanyuma bro none icyizere cy'ubuzima nigeze kugitakaza ngera kuri 0.1% ubaho ngarukiye ntabwo ndagera kuri 40 cyangwa 50 cyari muri za 25 ariko iyo 25 mbe kuri strong niya 25 idashobora gusubira kuri 0 ni hahandi niyo wenda yabaniraho itazasubira kuri 0 bro nicyo nakubwiye hanyuma papi dusoza umwuguzi gukora neza nuye umuganzi gukora neza ni itangazamakuru uko urabona aho kugira ngo mbaza ahubwo nabaye nkaho ndi kukubaza jewe uzabaze ari umupeti bita MC Thierry Golden kuri Big Community uramuja muzamubaza arambaza ahubwo jewe namusubiza nkabona ibibazo biramushira naye bashaka kumubaza aho namukunda MC Thierry Golden akanyubaye umunyamakuru bro wakora mu kiye gisata akora mu gisata cy'imyidagaduro nkunda imyidagaduro byatari
nyine nkazajya mba nicaye urugero twinjizemo dusoza nkazajya nicaye na ba Bulldog ari kumwe na ba Riderman nakuze mbakunda bya nakora mu gisata cy'imyidagaduro hahandi n'ubundi evan nshobora no kuzajya nibwota amazimi nkazajya niga nk'indege gugiye kureba ba reka ndeke kuvuga nyine ahantu kure nyine tu hanyuma dusoza can you imagine Riderman or Bulldog nkoresha interview dusoza tuvemo uri nka Riderman akanya you are a journalist you're gonna host Riderman or Riderman and Riderman cyangwa se Bulldog none wabivuye cyangwa se rekube Buddha yego wabivuyemo nje ndi Buddha ndi Riderman ugenda umunyamakuru yego uri papi akakanya uje kumostinga okay aha yego ndagufasha nawe tubaha akaze cyane mwese abantu muri kureba Impanuro TV amakuru mashya TV I'm sorry mfite TV nyinshi yagara ubu ndi ku makuru mashya TV narakizerega kaje gufatwa uyu munsi nkaba nabazaniye Bulldog aka Malik Bertrand Tough Gang Bulldog ubundi itangira wibwira abantu kuri ya kapera yamani ni jisho ryorovo Bulldog okay Bulldog ikibazo cya mbere mufitiye mbere yuko nakubaza n'ibindi byose Bulldog afite imyaka ingahe Bulldog afite imyaka 34 y'amavuko Bulldog afite umuryango Bulldog ndawufite mfite ababyeyi mfite abana mfite apana w'ababyeyi ndi kuvuga umuryango wa famille yawe umugore n'abana Bulldog nta abagore bangahe n'abana bangahe Bulldog nta mugore agira Bulldog nta mugore afite okay afite abana bangahe Bulldog ntawe nta n'umupeti okay ubu Bulldog hano duhuriye ku makuru mashya TV Bulldog abantu benshi barifuza kumenya byinshi ku buzima bwawe hanyuma Bulldog nimba bitakugoye watubwira net worth ya nukuvuga ngo wenda nk'umutungo uhagaze nimba atari ibanga Bulldog muziki narakoze Bulldog papi dusoze anya urumva nabisobora so bigo congratulations my brother man utambeshye urumva byavamo nabishobora just ibintu nukumenyera ibintu bura nafashe nk'agakarine nkandika nkaza nabyiteguye nabikora uyu munsi iyo ugiye urugendo rwa metro 10 umwana atangira agenda metero imwe no kuri Bikumi TV bigeze ku challenginga MCCR sinakomeje mukubwira yambwiye ngo ituvuga ngo nkaho uri ku kibuga mu mupira niki nawe urabona ukuntu wa challenginze urabona nabibasha mwana wabasha courage kabisa hanyuma reka nshimire cyane nshimire mwebwe twatangira iki kiganiro twekigena no ku musozo nshimire udahwema gukurikira amakuru mashya umunsi ku munsi tuzabane mu bindi biganiro nge nari Clever Shalom Asra Vest